Yesu ashimwe inshuti bakundwa muri Yesu Kristo, nongeye kubasuhuza. Mahoro y'Imana nabane namwe, nje kugira ngo twongere tugire icyo tubwira Imana kuri uyu munsi wa karindwi w'amasengesho, aho turi mu rugendo rw'iminsi 21, turi muri teme yo muri Daniyeli ibice 10, umurongo wa 2 ugeze ku wa 13. Aho ngaho niho Daniyeli yakoze urugendo rw'ibyumweru 3 asaba Imana ko yabohora imigisha ye yari yarahagamye mu kirere ifatiriwe n'imbaraga z'umwijima. Uyu munsi rero kubera ko tuba turi mu rugendo rwo kubohoza ibyacu, dusengera mu nyigisho zigiye zitandukanye bitewe no ku Mwuka Wera w'Imana agenda anyobora, kuko niwe utuyobora, niwe utubashisha. Imana yacu ishimwe. Umuntu mushyashya kandi subscribe, hanyuma baje vuba namwe ndabakiriye mu izina rya Yesu. Uyu munsi muri urugendo rwo kubohoza imigisha yacu, ndagira ngo tuze kwibuka twibohore n'aka kantu. Ubwashize narababwiye ngo muri urugendo rwo kubohoka, rwo gucagagura imigozi, ibintu byose bigiye biboshya amasezerano yacu, burya tuzanareba no ku ruhande rw'aho twagiye dukomoka. Burya ntabwo ibintu bipfa kuza gusa ngo aborozi bapfe kukwataka imbaraga z'umwijima. Hari n'igihe ibintu bigufungira ikirere ari biba bituruka ahantu wagiye ukomoka mu bisekuru byawe, cyangwa ibintu byagukoreweho uri mu nda ya mama wawe ku munsi uvuka cyangwa ku munsi wa 8. Ndabibigishije. Uyu munsi wa none ageze hishurirwa ku kintu kindi turi bumenagure. Nzagerageza kugabanyamo iyi nyigisho nk'ibice 2. Akangaka kaba kari nka part 1. Dukora iki rero? Tugiye kumenagura imihango yagukoreweho mama wawe agutwite. Uyu munota ashobora kuvuga iki kintu ugahita uvuga ati no mupasitori yavangiwe rwose, atubuse imihango y'abarankoreweho ndi mu nda ya mama ni iyihe? Bene data, ababyeyi bacu aho twagiye dukurira, ntabwo tuzi Imana uburyo bagiye babaho, cyane ko wari uri mu nda nta n'amakuru uzi. Niyo mpamvu rero iyo bimeze gutya, hari igihe ibintu waba uri kuzira ari ibintu byagukoreweho igihe mama wawe yari agutwite, wowe bikaba biri kukwafegita ubu ngubu umaze gukura. Rero tugiye kwibohora kuri buri kintu cyose cyakozwe uri mu nda ya mama wawe. Ashobora kuba atari mama wawe wagikoze, ari nk'umurozi wakimukoreyeho, nabyo birashoboka. Cyangwa se ari hahandi ababyeyi bacu bajyaga bavuga ngo barazinzwe, ngo bagiye kwizinguza, ugasanga aho kugira ngo bakuzingure hari ibindi bintu batuye ku nda yawe ari wo mwana wawe utwite, ari bo twebwe. Turifashisha roza buriya 51 umurongo wa 7 haravuga ngo dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha nimwo mama yambyariye. Yuri Dawidi, iyo usomye ku mirongo yo hejuru ubona ko Dawidi yigeze ahura n'ibibazo agatakambira Imana, ariko arimo asenga agira ihishurirwa ry'uko burya ikintu kimwe gishobora kuba kimuzitira ari ibintu byamubayeho mama we amutwite mu kumubyara. Kugira ngo twikureho ibi bintu bituriho bimeze nk'ibigozi bituruka muri kiriya gihe ababyeyi bacu badufite mu nda ari bo ba mama, hari uburyo Mwuka Wera w'Imana ashaka ko dukoramo iri sengesho. Mu by'ukuri tuzi yuko umugozi w'icyaha ni umugozi mubi cyane, utuma rimwe na rimwe no gusingira imigisha y'Imana bigorana. Kubera ko ibi bintu biba bituriho, biba bituruka aho twagiye tuvuka, ni ukuvuga ngo wowe uriho kubera ko papa na mama wawe bahuye bakakubyara. Ufite amaraso rero aturuka ku bantu babiri, kandi papa wawe nawe wagira havuka, mama wawe nawe wagira hakomoka. Ubwo ibintu byose byo mu gisekuru cyo kwa mama wawe byakwiroshyeho, n'ibyo mu gisekuru cyo kwa papa wawe nabyo biraza biguhuriraho. Mbebwe ufite ibintu bituruka ahantu habiri. Ni byiza rero ko dutangira twiyunga n'Imana, tukihana ikintu cyose cyitwa icyaha kigaragara mu bisekuru byacu. Nubwo utaba ubikora wowe, ariko bishobora kuba bikugendaho bikaba byakubuza umugisha. Kubera iki? Ijambo ry'Imana maganya Yeremiya 5:7 aravuga ngo ba data bakoze ibyaha ntibakiriho, none twikoreye iki? Ingaruka zabyo.
mu kuva 20 akavuga ngo mpora abana gukirirwa kwa basi nkagera ku buzukuru no ku buvivi bw'abanyanga. Ni byiza ko rero mu kwibohoraho ibi bigozi byose bituruka mu gihe twari mu nda, kugira ngo tubyibohoreho no kubanza kwihana ibyaha rusange bigaragara mu miryango yacu. Mu by'ukuri mu miryango yacu hafi ya yose nta miryango itagira ubusambanyi. Ndagira ngo uze gusenga usaba Imana imbabazi ubusambanyi buri mu bisekuru by'iwanyu mu moko yabwo yose. Buri ubusambanyi buba mw'amoko. Hari ubuhehesi, kwikinisha, kubasambara bahuje ibitsina, ubwo butinganyi. Hari ababa baragiye basambana n'amatungo. Ntabwo mubizi ko mu bisekuru byacu hari abantu baba baragiye basambana n'inyamaswa. Kandi mu gutegeka kwa 2 ubanza ibice 27 haravuga ngo havumwe umuntu usambana n'uwo bahuje igitsina, umuntu usambana na nyina, usambana n'itungo, havumwe. Mu yandi magambo rero mu bisekuru bye niba harimo abantu bagiye bakora ibi bintu, umenye kubera kuri amaraso yabo n'aka kantu ugomba kugaca mu buryo bw'umwuka kakagozi ntigakomeze kakugendaho. Hari ababa rero baragiye bakora bene iyi mihango imeze gutyo mu bisekuru byacu, nk'uko Dawidi yavuze ati mu byaha nimwo mama yambyariye. Nawe uturuka mu maraso y'abantu bakoze ibyaha nk'ibi byose bakagomera Imana. Niyo mpamvu kugira ngo ubohoke muri urugendo rw'iminsi 21 n'aka kantu usabwa kugira gute, kugakuraho. Irari ry'ubusambanyi ibyo byose ukabyihana, mbese uhagarara nyine mu cyuho cy'umuryango wawe. Ntabwo uvuga ngo kuko njye ntabikoze, oya. Hari abashaka kuba barabikoze bo mu gisekuru cyawe. Mbese urihana ukihanira n'abandi nabo mu gisekuru cyawe. Hari ndetse n'ibintu bya kera, hari n'abantu bajyaga baryamana nabo bavukana, babyara babo se, abantu bakazanuraga mu misekuru byacu, ugasanga ushatse mu muryango so bukwe muraryamanye. Ibyo byose ni ibyuka bibi bitugendaho. Hari n'abandi rero bagiye bakorera bagasenga bakiringira ibigirwamana, bakabandwa, bagaterekera, bakaraguza, bakicana, bakamena amaraso, bakagambana, ubwibone, kubeshya, urugomo, uburozi. Ibyo byose ntabwo Imana ibi bintu ibyishimira, kubera ko rero ari aho tuvuka mu bisekuru byacu. Ibintu byadukoreweho imihango, ibyaha, ibintu byose bimeze nk'ibigozi, tugomba kubyihana muri risengesho, ugahagarara mu cyuho cy'imiryango yawe, habe ku ruhande rwo kwa papa no kwa mama wawe, ukihana mu mwanya wabo kugira ngo Imana ntikurebere muri ariya maraso. Ikindi ni ikindi kintu dusabwa gusengera, ikintu kijyanye n'ipfundo ry'imivumo yaho ukomoka. Ubundi hari imivumo 3 imiryango hafi ya yose isa naho ibihuriyeho. Umuvumo wo gukenyuka. Umuvumo wo gukenyuka kenshi abantu bagiye bakora ibi bintu mu bisekuru byabo. Hari igihe iyi myuka y'abantu bagiye bajya muri ibigirwamana byo kuraguza kugira gute, hari igihe iyi myuka yazaga ikarekarama abantu, n'uyu munota ikaba ikibarekarama, uyu munota ukaba wakenyuka kubera biriya byuka biri ahantu wagiye ukomoka. Rero uyu mugozi nawo ni ukuwuca ukitandukanya nawe. Umuvumo w'ubukene, uyu nawe ugomba kugira gute, kuwutandukanya n'amazina yawe n'ibiganza byawe n'amaraso yawe n'ibigega byawe, kubera ko ntabwo izi mandwa wigeze uzikorera, ntiwigeze uterekera wowe, uri umwana w'ejo bundi, ariko ababikoze nabo mu gisekuru cyawe. Rero iyi myuka ishobora kuza ikurekarama kubera ko uri amaraso yabo, ugasanga nawe umuvumo w'ubukene ukujeho, wo gukenyuka ukujeho, undi muvumo wa 3 n'uburetwa n'ubucakara, ugasanga uyu mwuka urawuvukanye. Urawuvukanye, ugasanga uriho igisuzuguriro bituruka kuki, bitewe n'ahantu wagize gute, wavukiye. Reka aka gace ka mbere ngahinire hano, ejo nzaza mbakorera kandi gace ka kabiri ari nako ka nyuma, kuko twibohoraho ibi bintu byadukoreho igihe mama wacu, ababyeyi bacu bari badufite mu nda. Ahantu ni ahantu ho kwitonderwa, kubera ko hari utaragera ku isi, kandi murabizi ko biologically n'ubundi umubyeyi atwite, ibintu hariye ni nabyo bitunga umwana imbere. Hari n'igihe muganga avuga ati ntiwemere kunywa inzoga, itabi, kuko nubinywa ukabirya bizajya bigera ku mwana nawe bimugireho ingaruka. Niba rero mu mubiri abaganga batubuza kurya ibintu runaka mu gihe dutwite, kuki mu mwuka ibindi bintu ababyeyi bacu bashobora gukora bitatugiraho ingaruka mu gihe runaka?
rero utu tuntu tubiri uyu munsi wa none utwikureho, usenge, witandukanye n'ibi byaha byose, ubimenagure mu maraso ya Yesu ntibikakugendeho, umenagure iyi mivumo uko ari 3. uyu munsi wa none ntihagire umuvumo ukuraraho muri iyi mivumo 3 mvuze. Ejo nzaza mbakora kandi gapariti ka 2 ku buryo tugomba kwimenaguraho ibintu byose byatujeho turi mu nda za ba mama. Shalom shalom.